the world of fashion with Jiva Collections, your home of quality style. Jiva Collection. Twigira ku ruganda tugakoresha. Samsung Truephone True Solution. Waruzi neza yuko ugura telefone imwe ya iPhone bakakongeza indi ya A05 ya Samsung. Ahanga ni ibintu byiza kubindi. Duherereye rero ni mu mujyi muri Stewa kuri ground floor ahantu harebana no kwa Rubangura. Ugura telefone imwe tukongeza indi. Izi nimero za telefone nizigomba guhambaga igihe cyose. Ese warubizi ko dufite izindi promotion tubabwira ni nyinshi cyane ibyo tubafitiye nakarusho. Samsung Truephone True Solution. Yes, we man. Uhabwe icyubahiro. Uri Imana nkuru, uri rubasha, uri Imana ishoboye byose. Uhabwe icyubahiro. Uhabwe icyubahiro. Hallelujah. Ndabushoboka. Hallelujah. Teta. Aratwite. Manu uri Imana nyamana. Manu uri Imana nkuru kamusubiza igihe. Tsemwereke. Tsemwerekesha. No me era bien. Itaba, teta itaba. Itaba yewe. Shobite. Ese kuki umura surprise nk'iyi ngiyi ukantegura surprise ntumbwire. Ngweke? Ah, barakuze. Ahubwo sibyo ntegura ntabwo bizi. Ni gute wamenye inkuru nziza nk'ingiyi ntunambwire uko kweli? Ntasi ngwiki? Okay, tubyihorere. Nsanga mu rugo tubonana. Nsanga mu rugo tubonana. Kwibi bintu biteye ubwoba. Cyakoze merci beaucoup ndishimye. Imana ntabwo icyubahiro. Teta Yesu we ubu tuhinduriwe amateka. Ubu duhinduriwe izina nsanga mu rugo. Saba banguka. Ya. Wabakoze mu nkari utakoze mu nkari. Teste. Hero umwana akabebe ni ugiye kwitwa papa nde? Papa teta mutoya cyangwa se papa pure mutoya. Wino. Ukunda uraryoha, utwita biraryoha, utenda biraryoha, kugira umukunzi ubyara biraryoha. Sava. Sa uragiye gukora ikisi? Ndagiye kureba abakiriya hejuru numvise bari kunshaka. Sasa? Ndashaka unsobanurire. Nibiki se? Sa ibintu mwakoze nibiki? Ibintu twakoze kandi? Bimeze gute? Sa inzoga. Mwarishuye moitié ingini moitié mukayacha. Kwa nini? Gute sobande? Saje umuntu aradusapurayinga nani pombe aravuga ngo ngo arashaka amafaranga ngarashaka ngo amafaranga ya moitié ya inzoga musabye yagenze bitese. Uramujane se twahuye kare? Ura mandevu hivi. Ngo arashaka iki ngo twishyuye igice? Ya, mwebwe mwarishuye igice ikingini gice moitié ntago mwayishuye kubera iki? Bishoboka gute se kandi niko yakubwiye se? Njye se ko yambwiye ko batanishiye nta na gato ngo hashize amezi 6. Yes. Marishuye amezi 6 barishura igice ikingini gice wapi? Mwari muri gukora ibiki? Ntabwo njye ariko ibyo bintu ntabwo mbizi.
none se boss urabizi ngewe nubwo bangize manager ariko ibintu by'amafaranga ntago nabaga mbizi. So waona ejo harazana mtu wabiribwa aravuga ntago mwishuye, haraza mtu wa nyama aravuga ntago mwishuye. Sasa nose ibyo bintu ngiye nta nubwo ndi kumva ukuntu bishoboka boss. None se ni gute yaba atari ntago nyine ndi kubyumva. Gusa ngiye yarambwiye ngo nta na make yabishiye kandi none arakubwiye ngo bishiye igice. Wasanga sari no kukubeshya. Byagenda gute? Hari ubwo se yakweretse ahantu yishiriye icyo gice byibura? toute façon harahari kuna mapapier binyenye bariandika kora ntago yasohora nani inzoga mu stock bila nani nani kujaza fish ya stock ntago bishoboka. Okay, none kamubwire none se wahamagaye Eyes ukamubwira nyine akaza kwishyura. None se twakwishyura amafaranga kandi amafaranga yarasohokaga yo kwishyura. Sinshobora kwishura kuko ibintu ni mwe konsomye. Ariko nanjye naga ibintu by'amafaranga nabaga mbirimo. None se ngiye ubwo najya noneho kwishyura inzoga n'amafanta by'amezi 6 ya mafaranga se nari nabona nawe. Yo waruri manager akini. Sasa reka nkubwire sibyo, reka basi duhamagare Eyes. Reka duhamagare Eyes umushuke wowe urabizi neza ubu ngubu birakomeye hanze nakazi kandi arabona uko byagenda kose. Umuhamagare umushuke aze hano, hanyuma nagera hano ugiye kumufungisha yishyura ibyo bintu. Nose ubwo urumva ari nde wagiye kwishyura inzoga z'amezi 6? Nose uko bizi ngiye wigeze umbona mu mafaranga boss? Ntago nigeze ngera mu mafaranga. Sikia ngiye ntago namuhamagara sivo kwani urabizi nani beef bishoboka. Sasa wowe uramuhamagara urambwira kuna nani deal nataka turegle hapa sivyo tena unambwira ngende ndashobora kukuvugira kwa boss uragaruka jiva arumva urafite uruma kwa yeye. Sasa urafite nani nshaka kumunyine kumugarura mu kazi hano. Ndiyo mu Kinyarwanda baravuga ngo ukisa uramufite mpuwe umuteretera akagaruka nyine. Baravuga mpuwe uramufite mpuwe. Sasa wewe uramwereka mpuwe nawe aravuga hapo sasa na hapo ni sawa reka ndagende numve ikintu aravuga. Wewe uramuhamagara gentiment sona unamuita gentiment na bwenge bwinshi cyane kisha araza nagarega saba ubwenge bwinshi ngenda muhamagara ko nta muntu wajya kwishura ayo mafaranga sindanabona ahantu ateretse ngo ngenge kwishura. So wewe urabikora kisha ngenda abandi hirya sinshaka kubonekana. Ariko nawe uzere yuko uri buhite uhamagara polisi kuko ngewe ntabwo ça dépend yabyenye muraganira biraterwa na kenye muraganira. Wewe nani resultat ya kiganiro nawe niyo irampereza uburyo ngenda reagissant sivyo. Wewe fanya sasa hivi nta kibazo reka hauna telefone hapo? Oya nayo mfite reka nyizane kanzane telefone ubwo. Sawa genda. Nubwo gatuma numva kari nisamwe. Nese kuri ko by'umugati gusa wonyine nta cyayi. Agasi akanga kana kibazo. Torokomshi. Akambwiye ko imigati wayivuyeho ngo kubera yuko ituma ubyibuha. Aramubaza nyenyevuyeho ubundi kubyibuha kwa nyama byitayo. Utumera nk'ikibwa cyo mu bakire. Cyangwa ikibwa cyo mu bazungu. Ugakomeza nkube. Ngo kechapo. Azungu kavuga ati mungu wanje kanze nkuremere. Kuyancu ya mbere bora ketchup aza mu rugo iwacu. Yari amaze iminsi yanesheje umutwe. Amamagara. Sheri, uri hehe? Hanyanga jyanje batanze umukobwa nimwemera kamukajanga ko nzaba ndaburijwe. Ngize Imana mbona muravuze ngo muragiye muzamara iminsi ibi nitamamagara cyane. Ahubwo njyewe nk'uyu mwana isubira inyuma. Ubundi ni gute
wisanze mazi urimo yamena mabusha ni gute wisanze imirimo ntabwo imenyerereka ubundi ugoza igikombe kimwe uhita ufunga ni gute wisanze utereta umukobwa nk'uriya uri umukozi wo mu rugo ni nko kwisanga ukora kuri banki uri umutera wirirwa ubara miliyoni 50 ku munsi 100 kandi kuri konti yawe nta miliyoni 6 ufite cyangwa ebyiri ni ukuvuga ngo ni igihe ubonye ibintu byiza ariko biri santushe nurongeye icyo ketchup yaranyemeraga yabonaga duguru uri mayesto imyenda ya boss nambaraga uravuze ngo umuntu no kwambara imyenda bya boss byaguhejeje umusaga w'icyuki icyuki urangije umusigiye boss wawe ngera baramusigiye ntabwo yize nirira cyangwa yaguteye gapapa arira gapapa mu rupfu rwanjye ketchup babagiyeyo hari ikintu ngeze nkubwira mu buzima bwawe se banga ndimene cyagiye boss ega nta uhisha wahisha cyagiye boss ubwato bwari amonshi ngo yabagwishije boss wari uzaba yarari ntabwo nzaba yarari hehe saho nyina n'impanzu rero birabe ntabwo byari binyoroheye byanteye agahinda biriya boss barabona bari uzi ko boss yaje muri kwicira byera pfuye akaza gute se yari umuzimu yaje gushaka sheke ndamukingurira ugeze sheke se ko yavuye amafaranga kuri tutaratekereza amafaranga avuyeho gute kandi umuntu yapfuye akose kandi wamuga dumbaza amakuru bishatse kuvuga ko uri umufatanyacyaha mu bantu batumye nisanga mu bibazo nk'abiriya mu rugo none muza kuncaho umunsi umwe muncaho boss ngiye kugura ibirayi mpita mukuta mu mufuka batababeshya ngiye kugura ibirayi bya Kinigi izo nkuru zose z'ubuzizi bame uko tugiye nawe tugiye kuba inshuti nzakubwira ubunyonyoro ahantu boss yari none ubwire ibyake komeza umbwire my boy nazi hano mubwire ibyo nakubwiye ko nkora wabikoze kirimo kirangara vayo reka ntugace mu biganiro ibyo namubwiye ko nacyo turaza gusubukura ndumva iyo nkuru irentereza bame ubugambo wari ufite hariya ubutewe n'iki buhari urajya kubwira sore ibintu bya kera nta kintu akubajije gushyanuka tu njye namubwiraga iby'amateka urumva kandi namubwiraga ibyo byose mubeshya uzi mva yero cyukuri navuze harya n'ijye uvuga ko wize ntago wize amateka narayize none se uyu mubwira yo wize ukareka yo wabonye ariko wavuga ibyo wabonye aho kugira ngo uvuge oya ujye uvuga ibyo wize ibyo wabonye kandi bitari n'ibyawe uzibe none sinavuga ko twakundanye nyine waje bame ndakwimye sinigeze nkundana nawe ndakwiyamye ntago njye nakundanaga nawe narakubeshyaga pe narakubeshyaga ubyumva ndakwiyamye ubu mu buzima zanjye wanyoye fanta zanjye wanyoye bwana nazihaga umuntu utanankunda amandazi yanjye wariye nayahaga umuntu utanankunda na biscuit zawe nariye na biscuit zanjye warenze gushyinga zanjye zisatura nkazishyira ku sahani ntago nagukundaga nukuntu nazaga kukureba ngenda nkutwaje ibintu uvuye kubigura none ntago wankundaga bame hano hanze hari abagabo baguze amave witi bayagurira abakobwa badakunda wowe waguze biscuit ngo na fanta wakoze iki suku vewiti se wakoresha impanuka ngiye nkabane nakugure fanta kujya mu gifu kugira ngo ukomeze ugire ubuzima iyo ntiyantera diabete bame sinagukundaga kandi mva nkubwiza ukuri ndakwiyamye n'undi munsi n'ubu uri kuganira na sore mujye muganira ibyanyu ntukazana ibintu byanjye nyakaniba byatambuye bya bintu byo kumamagara cyajya gukoraga byari byiki tubyihorere oya nago ibyo niba ushaka kubimenya none uzanca kunyishaza ahantu ariko kankubwire bame nanone aha nakubwiza ukuri ariko nawe numbwiza ukuri we na sore muri gupanga iki cyatumye yoza ibyombo niba ushaka ko nkubwiza ukuri Nose ngenda ndakubwiza ukuri ngiye nshingiye kuki ubwo iyo ndebye uba ubona ndi umuntu nyine wa fake uri aho ngaho wakubeshya ibintu by'ubugore ngenda kubwiza ukuri ubundi cyatumye nkwitaba nkagera naho nza kukureba nkagera naho nshobora no kuba ndi muri uru rugo kubera wowe nta kintu twapangaga ufite ikintu uri gupanga na sore kose rero ntiyakoze ibyo nta kintu turimo turapanga ye baba sinjye muri ubona izi nyama zihiye hari ikintu bita guha inyama nyina nta kibazo se ikinyarwanda
ikinyarwanda aracyumva se sha umuzungu ariko abazungu menya ari n'abana beza abazungu hari umuzungu bigeze kumbwira wateye inkunga ikipe y'umupira w'amaguru agiye kubona abona hasohotse ikipe ya basket yirahira mu kinyarwanda akada kamindura ikiganiro niko se Gifaransa Gishinwa Ikinyenyanza ako umujomba nawe bisha mujomba yagize ama akuna nanjye ndi ikimara ndimo ndashita utunuza nibagiye kagatunguru kanshiranye muzungu donnez-moi oignon gushita oignon vuba amusaza nayo sha mana muki wanyu bavuga ngo iki kugushimira urakazi kugushimira thank you ubwenge kabisa hanyuma mana mani power yaragiye yitorera ihene ku muhanda iziritse arayizitura aravuga uti ndagutwaye nawe ubuje nka yahene ariko nta nubwo azi n'agaciro kawe iyo aba ari njyewe cya nuko kuzitura nakugeza mu rugo nkakubomora igitunguru nacyo nta disipurine kirimo kiragenda kincika kizi ko tutari bukirye ariko jyewe iyo uza kuba uwanjye ari kujya musomagura ku matama nkamanuka hariya hasi nkakubita noneho ikibizo cyanjye ni kimwe hiteri yahaga babahungu atakundaga ariko njyewe iyo tuba inshuti nari kukwigisha ikinyarwanda nkakwigisha amagambo yayandi amwe y'indangagaciro meza cyane ku buryo nawe uzajya umwe ukaba wati Stone ni umwarimu mwiza uzi ko bumwigishije ushobora no kwita ujya gusaba wasaba nk'udushikarite mu isoko cyangwa ukajya mu kirori cy'abakire bakagukunda ahubwo se ushaka kwiga nakwigisha nk'amagambo y'ibanze y'ikinyarwanda cyewe ku buryo uzava hano uvugana n'abanyarwanda neza nk'umuntu wavukiye itandukanira ari mu maso k'abanyarwanda dusa neza ko ntabwo twasa gutyo ibazo usanga mu amanipaho ariko ndamushyitsi muri uru rugo yego umusanga none niki nazi ngize ukuri ikintu kiri hagati yawe na Sori nagwa nkundaga ibyo baburetse ndaza kugusubiza banze umbwize ukuri nakoreye ubusa buriya bame wikwigira barankubise barankubita ngo hasi ndapfa njye nakubwiye ndakubwiza ukuri banze umbwize ukuri ndakubwira nshobora no kuba narasuka mu nduru zo muri urugo kubera wowe Yesu nakiri dupanguse ko Sori yambwiye ngo mwema numva atangiye kugenda twitira kwa yagenda kuri uturimo two mu rugo nta kindi kintu kirimo hagati yanjye nawe nta mugore ubaho kuri iyi si utwitira ibintu atigize amenya Sori niyahoze yoza ibyombo niyahoze agira ibiki byose rero ntago bishoboka nubwo mbese wabona umugore utwite w'umusiramu agasamira Primus reka abasanzwe yinywa ahubwo abeshya yatwita rero kumva ko afite rezo bari bumwumve akayisabira ku karubanda wowe itabi nuko basanzwe arimo hajya twitira no kujya yumuriza igikamba bame ibyo byihoreye ko njye nigize no gutwitira amafaranga ko nari narayatunzeho nari nyazi nta mugore ubaho utwitira ibintu atigize amenya muri make twitira uwa waragezeho cyane mbwiza ukuri rero ni gute se ushaka ikintu utaruzi kandi disa ngo ushaka gutwitira gutwara indege none umugore atwita ikintu yumva gifite ubushobozi abasanzwe akizi icyo kintu ahubwo yabona twise akavuga ngo ubu noneho bafitiye impuhwe baranyumva cyane reka mbikoreshe ibyombo Soreye asanzwe azi ibyombo kubiriraho nako nagasanzwe azi kubyose
sinzi ikintu cyabiteye. Bame nutambwiza ukuri nanjye ugumane ko ntigize ngukunda kandi wenda narigeze no kugukunda kandi nakabaye narakubwira byinshi. Urankundaga Bame kamwihorera ariko mva nkubwiza weya warankunda undekura umva nkubwire ngiye kwishakira ikintu cyose kirimo kirajya mbere hano hagati yawe na sore buri hari akantu wamuteyemo ubwoba kandi ndabimenye gute ndakwiyamye ndekura oya ibiki ikindi kintu kimwe ibyo bintu bivumbuye utari wabona atema abantu ubwoba ndakuyabewe se Bame rega njye nawe turaziranye cyane kandi wibuke cya gihe kera waranyibwiraga aho wenda simenye ko amazina uba wahimbye ariko waranyibwira ndakuze kandi nzakimenya. Akandi kantu kamwe nshaka kukubaza niki ejo bundi ko numva guri masaba boss ngo urumva gukumbe gukora ibintu akakwima uri murumva kibikeneye baba we Bame mu buzima bwanjye nago narinzi ko ushaka kuninyuka bigezaho zitakuriye umva rero nimba urimbwa ujye umenya wakurije ko nambwa amenya kurira igipangu. Bame ndakwiyamye n'undi munsi naba mbishaka naba nabishaka kanimba n'umugabo njye ntago bikureba wanje ndashaka ngiye kumenya uracyumva ufite mode yo naba mbishaka ubwo birakureba numva kubisaba nyine ufite none nagira ngo nkwibutse ko nanyenda umugabo wose uri umugabo harya wibagiwe ko ejo ndi bambwira ko ujya mu mihango bada ntugire ibyo utsupa njye nukamenya turankanze nanagushakaga ariko mbabarira ndakwinginze umfasha bamenya mubonye arimo ararya imigati ari impande ya sore arimo aramubwira ubuntu bw'ubugambo ubuntu bw'ubukuru bwanjye bwa kera urukumva sore yarimo koza ibyombo uretse wumve sore yari koza ibyombo urumva icyo kintu bamenya ashyatamye impande yarimo ararya utugati avuga utugambo twinshi urumva icyo kintu wera ikisi bamenya ntabwo ari gukora akazi sore niwe uri kubyikorera wumva icyo kintu uzi muri uru rugo ko ibintu bihaba noneho bamenya namwinginze namubwiye kiri kumbwira ibintu by'ibigambo bidahuye mu bya nyina wabo n'ibiki ariko isireka mbaza undi ibintu biba muri uru rugo ngiye mba mbona ntazi wagira ngo hari ikintu kibyishimo nyine kirahari niyo mpamvu nanjye namubajije nambabara mbwira ikintu barimo barapanga arananira mbabara ndakwinginze urabizi ko ibintu byose turi kubikora mbabara ndagutakambiye bamenya kunda abagore hahandi bamenya buriya yakemera akaburara akabwirwa akibonera umugore ndakwinginze umfashe umubeshyabeshya turebe ko wakubwira ikintu byibura barimo barapanga. Bamenya ko muzi njya no kuza kwigeza nyishimira namuhera njya kumwinjira ngo mubaze ikintu kibyishimo uzi biriya byabamenya aba yagukunze aho akavuga ati suriya muntu nimutereta ari n'umushyitsi wakicara paranyica ariko ndabizi ko uramutse gatoya umwemerera ati bamenya ati wowe witwaye neza ukoga ukisigana naguha bamenya yasara wenda ntabwo nakifuza ko umuhango mugera muryamana bya nyabyo ariko wamubeshyabeshya ukamureka agakora nko kwitako uzi bamenye gukoza kwitako yakubwira n'amazina ya se na nyina yakankora mbabarira ubinkorera ariko urandeba ukava hasi ukangiza hejuru ukandeba ukumva ukashaka kunshira bamenye ari ibishoboka ubundi bamenya nta n'umuntu akabaye avugana nawe hagati yanjye nawe ari ukuvugana gusa ariko kubera hari icyo tumushaka mushiri mbabarira umfasha umubeshye umubwe muri bujyane no koga nuko kimana mbabarira umenya kunda abagore shiri ntaga kugora teca ariko ibyo noneho birishyurirwa asuba pe ubu we mu gitondo ntabwo wanyenereho serivisi mbabarira ndakwishyura ibiki ntabwo turi inshuti bamenya akananura kwitako okay noneho basi ntabwo kwitaka atazamurikana oya reka zamurasa ajyana hehe kuzamurwa wowe umubeshyabeshya umudutira ngiwe nicaye numva ndakwifuje sinzi ikintu cyabaye iryo jambo ryonyine bamenya arahinduka ikigori wowe ubundi mwemereye ko muri bujyane muri dushe mu koga mbabarira ukoresha basi ibyo ushoboye nawe mbabarira nturyamane nawe kenshi bakunze bisabye ibintu bikomeye nawe bishaka nyine wowe umubeshyabeshya nturyamane bya nyawe mbabarira tumenye ikintu kiri kujya mbere sawa ariko urakora kwitako gusa nyine kwita kumurika kureba umva ikindi kintu akunda gusoma nta no kwitamo urumva ibyo ari ibintu birenze mbabarira ndakwizeye kandi ubikore sibyo mbabarira sawa niyo mpamvu ukunda niyo mpamvu tugomba kuba inshuti igihe cyose yandizera nyine sha gusa nankora
I want to teach you Kinyarwanda. Okay. Word of Kinyarwanda. Yes. Are you ready? Yes. Nize neza nubwo natorokaga cyane ariko ako ngako kuba nkashoboye n'ibindi ndabishobora. Ijambo rya mbere first word. Urasubiramo. You repeat. Yes? Are you ready? First word. Amabere. Repeat. Amabere. That. Good. Amabere. Yes, that is Kinyarwanda. Akakabiri. Second. Amabuno. Yeah. Ahubwo we tuzatujyana no guhaha kabisa. Umuntu usaba amabere n'amabuno. Umva wowe tuzajyana guhaha njye musabisha imibado babwira ni arakubwira amagambo abiri bituma imibado ya 300. Bahite bayimanirira. Ako none irya gatatu iragoye usura ishobora. Yakoye usura uri buribasha. Ako uraribasha. Word city. Yego ko rwasamye twatara. Iryo ryo sinshobora kurivuga. Uvuze cyangwa ikindi kintu kikuvugira? Ni njye uvuze. Kumbe ya magambo yose navugaga wayumva? Nakumvaga cyane Wapi? Umva se. Erega garuka. Gonguki? Garuka. Wari uri kunyumva nyine? Ese ngwino mva muri ibyo ngibyo. Hako nimukajye mufata uruhu rw'umuntu mu bigereranye n'ururimi avuga. Ugira hano duteye. N'imiganura yize. Ibyo byose ndabikurusha icara hano nta gitangaje cyane. Hello, my darling. Oh my God. Bite chérie. Non. Nikuti sikia ngana. Bite. Sawa. Umeze neza? I missed you. Uyu mukobwa ko arenze ni bwoko ki? Aho narabivuze. Uyu koko niwe wambera umukazana. Umwana wanjye buriya ntiyamuroze. Dore ntawe. Noneho bana abanyamahanga. Ni umuzungu simbizi noneho. Umuhungu wambaye amaherena. Burase nawe kandi banza rumwe na Kanimba. Abantu bafite ingeso nk'iza Kanimba. Mwana wa genda yarakuroze yaragufasha. Ndabizi ko natinze kuza kureba gusa nagize ikibazo. Abanyarwanda amaze kuba besikoro. Jewe naguze ikibanza. Uri iki? Oyagera ndi besikoro uretse gato. Ahubwo umumbwiye naguze ikibanza nyigura mu Bugesera. Sinzi ukuntu hagiye kunjugunya mu Bugesera iyo nyigura $40 kimenze banjugunya kure ndibaza ku kibane banjyaniye. Hano hose uzi ibibanza za Norvège Kagarama. Utangiye kuzana ibintu by'ibibanza hese mbwira umeze gute? Koko kwaraje? Tuza? Rambo? Oya uvuga ukuboko gusa. N'agafaranga karimo karaza. Oh yes, amafaranga rero. Umva undayafite urahera. Ureka ariya nayaga nohereza fucking money turi aho ngaho. Ubone nzanye igikapu cyayo. Ariko uranyizwa n'iki? Uranyizwa n'iki no ngura no kuri gufite.
Umwana waje ufite liste y'abakobwa umbanza atari nanjye ngenyine. Umva mubwire turazira. Sinshaka no kumwikoza. Ufite liste iresha gutya. Ntabwo nabikora. Uri kugenda shoppinga mani, ugezeho ugira gutya. Kubera ukuntu ngukunda urezi. Ubu naje nje. Ntugire ikibazo. Ubu uramfite. Icyitwa umukobwa we. Sishaka kumwiteza. Rega barambwiye abakobwa b'i Kigali kuno system iteye. Navuga abakobwa nimbinjiramo. Ntago byavamo. Ikiza rero. Iturize ufate ngewe nanjye niyo nayakurya tuziranye kera avuga ati umwana wo kwivuko ndi kwira amafaranga. Ariko Wacha isujinga kera. Abisi kuno atugoraga abahungu ewanda twihiringa twarakubise amavi hasi. Ureke nabandi bahungu uvuga ngewe. Ewana ubusugi bwawe bukomeyeho nizere ko. Niko kimeze? Ngino ujya kubureba nimba bukiriho. Aha, umba kumbinza numbabarira gusana. Wameza? Wow. Babe. Baby. Baby. What? Baby. Thank you so much. Baby, could you show me what surprise him now? Which surprise? Baby. Baby. Okay. Umeze neza? Could you surprise him now? Ndishimye pe. Banzo ngizo ko. Wabituguriye uri kubera iki kugitiza nabi. Ibintu sigiye muri dushe kwe. Ngo? Dani byo shize muri dushe. Ntunambwe kwe ibintu byiza nkabira kwe. Gutera byiza nk'ishijo nk'icumi. Ibintu byiza se muri dushe. First of all, have me. Kuki uri mwiza nambwira? Nishimye, ntera haleluya, nsenga Imana, soma Bible ndavuga ngo man, uhimbaza subizwe igihe. Kibazo. Ndetse gato tubeseri. Muri dushe njye nasizemo andawera yanjye. Kariso? Nasizemo kariso yanjye. Ikigaragara cyo nari ikibazo. Ninde utwite? Ni Timote utwite. Ariko se Timote yatwita? Ntabwo byashoboka. Bijyanze bikunze muri inzu ari mu utwite. No. Niye surprise. Pore nta kibazo ufite urimeze neza. Cyakoze umwana mwiza. Cyakoze Imana ishimwe pe. Numva ngo kumbere mpamvu ari nguye gukira amagambo yose. Numva nshaka ko tuba turi kunama saa tuganira. Ndi kumwe nawe nabonye Kariso numva ngize umunsi. Ndavuga ibyo Kariso byuze nkumbuye ngira nko mu bamwe byo byo turi mu nzu twiryamye tumeze neza. Yeah. Ubu nicyo kintu kimvanye mu kazi. Ntayi. Nicyo kintu mpamagare kikamvana mu kazi. Numva nshaka nyine kure wagiye kimiteto. Nukuri kwimana ngo nshaka tuba turi kumwe pe. Ahubwo ubonye ndawe yanjye muri dushe. Nukuri nabonye ngo ndumva nagutekereje be. Witekereza ibintu byinshi aho ndaje mu gihugu bwanyu. Bawitegura ndaje. Mana yanjye nsanze ari rusu twite nabamiye. Biragoye. Reka nshaka ko mbigenza mu maguru mashya.